ubu tangiye kwiyemera uransetsa muko ariko Davia sinzi impamvu ukunda kuzana ibyo ni iby'ahashize kandi ubu ngubu turi ubu ngubu byararangiye. Davia birahagije garukiraho gucunganwa n'izamu ryawe nk'uko nanjye ndi gucunganwa n'izamu ryanjye kuko uwo mwanya uri ubu ugenda ndagukeneye uwo mwanya ndagukeneye so komeza imishinga yawe nta kibazo mais c'est un crime de parler entre collègues. Ou soit c'est parce que tu m'as envie d'aller très loin que ce que tu m'attendais. Warwara utarwara icyo nkeneye ni ugukora imirimo yose yo muri uru rugo ukayirangiza. Ujye umenya neza ko ntari mama wawe, sindi nyoko, sineze no kubaho. Ntakinge wanjye yo shamva impamvu yatangaje ko uze kugira ngo uzi imbaraga byantwaye kugira ngo tube turi kumwe. Uzi imbaraga natakaje ni nyinshi cyane. Iyo nibutse ukuntu by'aka kanya uri wanjye tama Imana icyubahiro nanjye uri kunjyamo imva mu maraso ego ayisho Imana ntabwo icyubahiro ko Irene we uri umwiyemeza usaka kanya ubagiye ibyo waciyemo ubu tangiye kwiyemera uransetsa muko ariko Davia sinzi impamvu ukunda kuzana ibyo ni iby'ahashize kandi ubu ngubu turi ubu ngubu byararangiye. Davia birahagije garukiraho Kenny, oui ce projet n'est pas une idée ordinaire. Je fais des recherches dans des institutions publiques, privées et dans des publications internationales. Si tu les soutiens, notre projet va progresser trop rapidement. C'est une opportunité qui est rare. ok c'est bien ariko se reka mbyizere uri mu mushinga kuko nibyo ubundi nakubwiye ko kampani yacu utaraza ntabwo yigeze itera imbere utekereza ngo ni wuje kuzamura ino kampani ninde wakubwiye ko uri wuje kuzamura kampani yacu ubushakashatsi wakoze hirya no hino mpuzamahanga ukora mu bigo byigenga ndabyumva nibyo ariko icyo ugomba kuvuga kimwe iyi si yacu ntabwo ikeneye abanyabwenge ntabwo ikeneye abanyabwenge gusa ikindi nakwibutsa gucunganwa n'izamu ryawe nk'uko nanjye ndi gucunganwa n'izamu ryanjye kuko uwo mwanya uri ubu ugenda ndagukeneye uwo mwanya ndagukeneye so komeza imishinga yawe nta kibazo mais c'est un crime de parler entre collègues. Ou soit c'est parce que tu m'as envie d'aller très loin que ce que tu m'attendais. nubwo wafashaga wazaga kuruza ariko nanjye wambura mikoro we ngo niriza ubu se wakoze iki? Ubwombo bubiri wahereye saa 11 utobanga kugeza izi saha uraririmba, uri kuririmba wabuze ibyo ukora, ibyombo bibiri byakunaniye ahubwo ngo urimo uraririmba. Nta soni ufite? Reba ino mbuga ukundisa umuntu w'umukobwa umurakimbura abakobwa aho ntabwo ujya wibwira yuko runo rugo rwo kwasukiye kwa nyuma. Mandaga kubikora
ariko uyu munsi ngomba nabize neza naramuze mfite imbeho kumva n'ubwe ariko ndagerageza urarwaye warwara utarwara icyo nkeneye ni ugukora imirimo yose yo muri uru rugo ukayirangiza ujya umenya neza ko ntari mama wawe sindi nyoko sineze no kubaho uri kunyumva ariko se koko mana ubu koko nacumuye iki ku mana ni iki gituma nangwa bene aka kageni k'imirimo yaha idashira nigeze nyinubira yewe ko niyo twagennye muri bene wabo bankoresha nk'ipunda kandi nkarenzaho nkinumira ese ko nzi ko nta muntu utsagarira yewe ko najya mva muri uru rugo ibi byose bimbaho koko ariko rero mana nawe reka nkugarukeho kuki wemera ko ibi byose bingarukaho ese waba warandemye ku mpanuka yewe reka ndeke kwitunganya n'ubundi yakaremye n'ikamenya ariko nanone mama nifuza kwiga yewe nkanaminuza uburyo nazavamo umuntu ukomeye ariko mana ubyemeye bikaba nakwita ku mfubyi nkita ku bapfakazi ndetse n'abantu babuze urubyaro nka nyiraburanga tunabana uyu nanjye ngo nyiraburanga nako nyirabutinduye ariko gendiriza uribeshya uzi ko kurota ku manywa uzi ko meze nka cya gipfu kikirigita kigaseka ariko nanone nizeye ko ndi mu biganza byawe mwana umugani wa mansera ubuzima bwanjye bushyize mu biganza byawe wandekura ntabwo ariko ubu koko uyu mwana akwiye kubaho igihe yahereye anzengereza oya ntabwo akwiye kubaho pe oya reka nshake icyo gukora